icyambabaje cyane kurenza ibindi ni umwatata uyu mukobwa nabonye. Hagati aho munsi y'umwatata hari ikindi kintu kiba gihari. Ubundi ku bakobwa bari normale nyine wakibona ugatumenya ngo ni igitsina, ariko ngewe nakomeje kureba neza cyane nza gusanga atari igitsina, ahubwo ari urundi runtu rw'urwobo rwibereye hagati aho ngaho, ariko urwobo rusa pink kandi rufite ibintu bimeze nk'ibitwi by'ingurube ruri aho ngaho. Uko yakubitaga ikibuno rwamanyukaga rugafunguka rugahita rwongera rugasubiranamo, rwako rufite ibindi bintu bimatira gikubitamo kumva kiravuze ngo nkobo kikongera kigafunguka. Ndavuga nti Mana nyagasani, noneho ibi byo noneho mbonye babyita ngo iki? Ariko uzi kugira ngo umuntu abona akantu k'akabuno k'umuntu mukuru, ibintu byinshi cyane bitabina kuzamo ukanatekereza nabi rimwe na rimwe, ugatanya ukavuga ati se ahantu ko nakuze ababyeyi banyigisha ko ari ahantu h'ibanga hatanavaye ibintu byiza, kuki uyu muvandimwe we yumva ko ariho hantu yagakombye kuba arimo aramurika, yewe akanahakorera za dekorasiyo akahagurira ibintu byitwa ngo amashanga, ahantu hagakwiye kuba harimo harambara? Ni ukubera iki? Nyine urumva uhita wibaza ibibazo byinshi cyane. Nabyibajije mbura nyine ubinsubiza ndituriza, mfata agatigizimu yanjye njya mu cyumba ndasenga, maze gusenga naje kumva ijwi ryongorera rirambwira riti Jay Squeezer wa mipango imperuka iri hafi. Ndavuga nese wajwiwe ko narimo wenda nabasha gusobanukirwa kubera amagambo wari murakoresha ko makomeye, ibyo bishatse kuvuga iki? Ijwi numvaga rirongera risubiramo rimbaza riti icyobo wabona nyura mukobwa mu kabuno wabonye ari igisanzwe? Ndavuga ni Mana nyagasani we, wa mugani icyobo nabona Nyemerine mu maguru hari ubwo ari igisanzwe? Ni impamo ya Mungu. Niba igitsina kingana kuriya ubwo nge ntago narinzi igitsina, kuko n'ubwa mbere nari mbonye ikintu cy'igitsina kingana nk'umufatangwe pe. Ni impamo ya Mungu. Uzi ko kiriya gitsina nta muntu ushobora kuba yagitandukanya n'igisamaki. Hari n'abandi bakobwa bambwiye ati bagiye bakinyuramo cyangwa se bagiye bagira ibintu bagikorera, bambwiye bati abana kure wakibonye uko kingana nako cyahumuraga nk'igisamaki. Yavuze ni nk'igisamaki ki ikoki, tilapia, igishonzi. Kugeza amagingo yanga abahungu nandikiye ntago baransubiza, ariko gusa nyine bambwiye kari nk'igisamaki. So ikintu kimwe mbasaba mwabantu mwe, mwicare mubizi neza nuko imperuka iri bugufi. Imperuka iri hafi, kuko niba umuntu ashobora kugira ikintu cy'igitsina kingana kuriya gipima nibura metero 2 z'ubujyakuzimu, no mu bugari bwacyo gipima nibura santimetero 47, menya ngo imperuka iri hafi. Noneho ikindi kintu cyandangije cyane, ngiye kubona mbona bazanye vide, icupa rya Heineken rifatiwe gutya mu kaboko, bakajya bajombamo muri cya kintu bise igitsina, kubitamo zanamo
ndavuga nese bano bana b'abakobwa baba bakoresha izi ngiga baracyagira matrice mpita njya kuri Google rinze nahise nkubitwa n'inkuba nasanze ko abakobwa bagera ku 3,000 mu Rwanda ngo batagifite nyababye. Ndavuga nti mwoka byarama ubu ni ukuvuga ngo si Emeline gusa dufite wari ufite uruntu rw'urutsina rungana gutya cyangwa se wenda wari ufite ikibazo cy'umucyuko kingana gitya, hari n'abandi bagera ku 3,000. Nahise nkubitwa n'inkuba ndavuga nti rwose ahaho ndatsinzwe, ndemeye uwashatse yashatse kera, uwarongoye yarongoye kera, ubu abandi twese ibyo tuzajya dukora ni ugupyinata. Singaya wa mukobwa wagiye akavuga ngo ntibamugezayo cyangwa se ngo ntibamurongora ngo bamuhamye. Mbabara umbwiza ukuri, koresha ubwenge bwawe, ntugire ngo ni ikiganiro ndimo ndakora, just tekereza n'ubwenge bwawe. Wenda wowe wabonye video cyangwa se nawe umuntu uraza kuyibona, umbwire ngo ikintu cy'igiferege nabonye hariya barimo barakozamo ikidaje. Ubundi abarundi nibo babivuze neza ngo ni ikidaje. Ibaze nawe kubona uruntu rw'uruferege rungana nka kuri Emeline yari afite, barimo bararukozamo ikidaje, noneho kambwira ngo aka kaboro kanjye cyangwa se wenda akaboro kawe kajyamo kagakwirwamo cyangwa se kagakora akazi kako. Reka da, hari ubugiye mu gashimashima ugatobatoba. Umwana w'umukobwa waramushatse kuwa 4 ku munsi wo kuwa 3 mu gitondo saa 4 z'amanywa na 42 abamaze gusiga urugo. Abamaze gusiga urugo kuko arongera akisubirira mu bidaje. Nta mugabo umukobwa nkunda yabona umuhamya kirazira. Nabonye uburyo ikidaje girimo kirajya muri kiriya gitsina. Njya mvuga byinshi ariko hari aho nahise nemera ndavuga nti rwose rwo ndemeye. Hari ibyo bita ubundi kera twajyaga tukumva abantu baravuga ngo hari umuntu runaka wakuye agahukunyo. Urugero rwiza rw'abantu bakuye agahukunyo, uyu mwana w'umukobwa ngo ni Emeline, uko nanahamagaye umuntu w'umukecuru ndamubwira nzi ko hari umwana w'umukobwa nabonye, banyohereza video ye afite uruntu rw'urutsina rumeze nk'umuringoti cyangwa se umukoki. Hari abakobwa kera mwagiraga bagiraga ibintu by'ibitsina bingana bityo, ati hoshogejesha, ati umwari yabaga afite igitsina kibumbabumbye kimeze neza ku buryo umugabo iyo yazaga akakozamo yabaga ari sawa cyane, bifatira bimata, ukumva nyine ibyishimo. Navuga nako ngiye icyo nabonye kimeze nk'umuringoti cyangwa umukoki, sinzi wenda. Umukecuru ati have ati wakibonye nawe bakinyoherereje, noneho mbona barimo kugira ngo bananyemeze ko rwose ko kingana nk'umuringoti, mbona barimo barakoza mitindo. Mbona urumva ikidaje ni nk'itindo, nta hantu bitaniye n'itindo. Ndabase koko wamugani. Nawe umukecuru baramubwira ati ngo ariko ngo hari ibyo ajya yumva nawe bavuga ngo hari ahantu bajya bagenda ngo abakobwa bakajya kubyongeresha
ugasanga nyine uruntu rw'urutsina rwabaye nk'urubakure. Ndabona aho ho wenda byashoboka kuko ibyo naboneye kuri wa mwana w'umukobwa ntago ari ibisanzwe, birasa nk'aho ari ibyongereshanyo kandi bigaragara ko mu kongerera uyu mwana w'umukobwa nta muganga wigeze abigiramo uruhare, ahubwo bifashishije wenda ibikoresho gakondo, harimo amapiki, harimo ibitiyo, harimo amatindu, inyundo zikomeye cyane kugira ngo babashe ko wenda bakata ku mutsi wo hepfo kugira ngo babashe kucyagura cyaguke nka kuri ukuntu nabonye cyagutse. Ni ukuvuga ngo rwose bari bafite akazi kenshi, ahubwo nkongera nkibaza nk'ubu uyu mwana w'umukobwa abantu b'abagabo wenda yagiye arya amafaranga bagiye bamucamo, bafite aho bagezagara ari nk'ibintu ubona, ari nk'ibintu umuntu abona ugahita uvuga uti aho rwose bishoboke kuba bano bagabo nabo barageragamo bakavuga bati aho ndemeye aho ndemeye. Usikuye nk'uno n'ubwo n'umukobwa ajya agenda kuri za YouTube akagenda agakora ibiganiro yigize umumarayika disi, ukabona yo nta kibazo, ni ikibazo cyiza, ni igikobwa cyiza. Yewe gaye Merine, yewe gawe Merine, ndimo ndicara nkongera nkatekereza nkabona rwabo nabonye hagati y'amaguru ya Merine, nkarubona rwaje nkahita nikanga, ni impamo ya Mungu. Ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kugenda afite uruntu rw'urwobo rungana kuriya mu maguru, ni impamo ya Mungu. Ndimo ndagenda nkongera nkakibona nkikanga. Ngira ngo wenda mwajya mubona filime z'ibyikango cyangwa se filime z'ama alien, ukuntu abantu bajya babona nyine agahita yibuka ibintu agahita yongera akikanga. Nanjye nibyo bimwe biragira bimbaho. Izina ry'Imana sino gukabya ruriya runtu rwa Emerine rurimo rurantera ubwoba. Ninde muntu uretse ko inka ni nziza sha, inka ni nziza, nangiye kuvuga ngo inka, aha reka tuvuge imbogo kuko wenda ryo ni itungo ryo mu ishyamba. Ninde muntu wari wabona wenda nk'imbogo ngareba uruntu igira ukuntu ruba rumeze? Uzi ko Emerine arusha imbogo? Uzi ko Emerine arusha imbogo bro? Niyo mpamvu rero navuze ni ahangaha njyewe ntangiye kujya ngira ubwoba bw'aba bana b'abakobwa. Njyewe nzahura nawe no kujya mbanza nkamugana imbabarira ubanza unyereke ntazasanga n'ubundi nawe harimo uruntu rw'uruferege ugasanga ndarohamye nguye. Uzi ko nk'abana b'abakobwa nkatwe wenda tuba twaramaze kungana dutya ushobora kwinjiramo ukaburiramo. Ubu nibira ni ibitsina byiza rwose ku bantu bashaka gusenga, ushobora kugenda ukicaramo ugapfukama ugatora zana hakwirangira.